nimukiganyire ngo muzarya iki, nimukiganyire ngo muzanywa iki, nimukiganyire ngo muzambara iki, kuko so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Nimukiganyire ngo muzarya iki, nimukiganyire ngo muzanywa iki, nimukiganyire ngo muzambara iki, kuko so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ibibiba n'ibisarura, ibihunika mu kigega, ariko so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ibibiba n'ibisarura, ibihunika mu kigega, ariko so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Ahubwo mubanze ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo ari byo byose muzabyongererwa. Ahubwo mubanze ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo ari byo byose muzabyongererwa. Nimukiganyire ngo muzarya iki, nimukiganyire ngo muzanywa iki, nimukiganyire ngo muzambara iki, kuko so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Nimukiganyire ngo muzarya iki, nimukiganyire ngo muzanywa iki, nimukiganyire ngo muzambara iki, kuko so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Mwibuke ko Yesu yahagije abantu ibihumbi bitanu, efu ebyiri n'imigati itanu, bose barahaga. Nimusabe muzahabwa, niba mukiranuka Imana ifite byose. Wibuke ko Yesu yahagije abantu ibihumbi bitanu, ifi ebyiri n'imigati itanu, bose barahaga. Nimusabe muzahabwa, niba mukiranuka Imana ifite byose. Ahubwo mubanze ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo ari byo byose muzabyongererwa. Ahubwo mubanze ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo ari byo byose muzabyongererwa.